rero icyambere divorce zihera uburyo urugo rwabayeho. Hari ngo nyinshi muri bizi zubakiye kuri Facebook, kuri Snapchat, kuri Twitter, kuri Instagram, kuri WhatsApp. Umuntu akaza akajya ngo umuranga yabaye social media. Kera ubundi niyo bavuga ngo kera warambagizaga umuryango kuko bavuga ko umwari ava mwanyina, ariko usanga muri iyi minsi umukobwa arandikwa kuri Facebook uramusubije amafoto meza iki niki, akeshi buriya uburanga bw'inyuma ntabwo bwuba ku rugo, kuko ari umugani bajya baca ngo uburanga bw'umukobwa umugezi ibwami, ariko iminsi azamarayo igenwa n'imyitwarire ye. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mukomeje gukurikirana Inguni Zose TV ndetse na Bosco Insight TV. Nizere yuko abamaze gukora subscribe turabashimiye cyane, n'abatarayikora reka mujyeho mukandeho subscribe, mukande like, mu sharing ikiganiro cyacu. Rero ikiganiro cyacu kigiye kuba ikiganiro giteye gute. Uyu ni impuguke yitwa Mutabazi Bosco nkuko abibabwiye, ni umusesenguzi na yize ibintu byinshi, yize psychology, yiga ibintu bijyanye na philosophy ndetse na psychology, ibyo byose arabizi kandi ndetse na sociology. Tujye kuganira ku kintu kijyanye na divorce. Muri iyi minsi harimo haravugwa divorce cyangwa se gutandukana kw'abashakanye mu buryo bukomeye cyane, umubare mwinshi mu buryo bukabije. Mutaba, ikintu cyitwa divorce urakizi? Ubona muri rusange cyangwa se uracyumva? Ubona muri rusange divorce ziterwa n'iki muri iyi minsi? Murakoze. Ntabwo ndajya muri byinshi, ndubatse maze imyaka irenze 9 mu rugo, ariko mbere yuko mvuga kuri divorce ndahera ubundi kwishingwa ry'urugo. Ubundi urugo umugambi w'Imana wari uwuhe? Ubundi Imana sinje kubwiriza ahangaha, sindi umupasiteri, ariko Imana ijya kurema kubaka urugo yifuza ko abantu babana akaramata. Hano abandi bavuga ngo urugo ni ijuru rito, ariko igihe biba ngombwa ko abantu batakuriye ahantu hamwe hagiye kumvikana bigorana ntibahuze, aho kugira ngo umwe afate ishoka akubite mugenzi we ajye imageragere n'usanga rusororo abana babaho kuba bagahitamo gutandukana. Gusa muri iyi minsi ho ubona ko bikabije cyane, kuko nabuze ndeba ncisha amaso mu mibare ejo yatangajwe, usanga 2023 mari yari hasi, 2024 mari yongera, 2025 ho byabaye too much. Rero nkavuga ngo hari ntabwo ari byiza ku gihugu, kuko uko imiryango isenyuka niko n'igihugu kigenda gisenyuka. Kuko buriya igihugu kizima cyubakira ku muryango, umuryango muzima igihugu kizima. Buriya rero navuga ko hari impamvu navuga nk'eshatu cyangwa enye zituma icyambere ingo z'iyi minsi zisenyuka. Icyambere ishingwa iyubakwa ryazo. Nabonye abantu muri minsi bavuga ngo ni ugushinga urugo, we ntabwo ari byo. Iyo ushinze ikintu ugishingukamo, warayishingukamo, ariko bavuga kubaka urugo. Inshinga kubaka uteka no kubaka urugo no kubaka inzu ubwabyo biravuna. Uhera muri fondasiyo, ukabumba amatafari, ukazamura, ugasakara, ugakinga, ugasiga amarangi. Urumva kubaka ni bitwara igihe kirekire, no kubaka urugo rero bitwara igihe kirekire, kuko bihera mu irambagiza, mukagenda mugakora ubukwe, mugatumira abantu, imiryango igahura ikamenyana, mukabana. Iyo rero mubivuyemo simenye ubwo muba mwisenye, n'ababatwereye nabo mwatumiye n'imiryango yombi muba mwisenye. Rero icyambere divorce zihera uburyo urugo rwabayeho. Hari ngo nyinshi muri bizi zubakiye kuri Facebook, kuri Snapchat, kuri Twitter, kuri Instagram, kuri WhatsApp. Umuntu akaza akajya ngo umuranga yabaye social media. Kera ubundi niyo bavuga ngo kera warambagizaga umuryango kuko bavuga ko umwari ava mwanyina, ariko usanga muri iyi minsi umukobwa arandikwa kuri Facebook uramusubije amafoto meza iki niki, akeshi buriya uburanga bw'inyuma ntabwo bwuba ku rugo, kuko ari umugani bajya baca ngo uburanga bw'umukobwa umugezi ibwami, ariko iminsi azamarayo igenwa n'imyitwarire ye. Ushobora kumubona ari mwiza inyuma ku isura, asa neza rwose, ateye ku buryo bwese ukunda umuntu yakwifuza kumukunda, ariko ugasanga iravuga ngo umutima umugore w'umutima yubaka urugo, ariko umupapa arawusenya. Nese mutaba tukiri aho n'ubundi ko bavuga ko akenshi divorce zaba ziterwa cyane n'abagore, ziva ku bagore bitewe n'uko iyi politike nziza y'uburinganire
cyangwa se ubwuzuzanye, barabikosoye baravuga ngo ni ubwuzuzanye, ngo byaba byarahaye abagore intebe bigasa nkaho bizamura ku bagabo bakabasuzugura ndetse bakabahoza ku nkeke. Rimwe na rimwe umugore aba ashaka kuba nk'umugabo mu rugo, hanyuma umugabo akareba akabona ati umugore aransuzugura, umugore amuza ku nkeke, ndetse rimwe na rimwe washaka no kumukangara akavuga ati ndakujyana kukurega muri ribu bagufunga. Bigatuma umugabo yavuga ati aho kugira ngo tuzarwane twicane cyangwa se kugira ngo uzamfungishe njye muri ribu afuzari twatandukana. Ibi bintu wowe ubibona? Ntabwo nabivuga gutyo. Ijambo bateye bavuga ngo ni uburinganire, byo ntabwo bishobora kubaho. Ntabwo abagabo baringanira ubwabyo buryo buri biologique, uko umugabo aremye. Ntabwo umugabo atera inda, ntabwo umugore yatera inda, ni isi n'ijuru byakubamo. Kabiri, umugore arabyara, afite uburyo Imana yamuremye bwo kubyara. Umugabo niyo haza ziteye ubwoba, ntabwo umugabo azigera atwita ngo abyare aterwe inda. Bityo rero ntabwo umugabo n'umugore bazaringanira, ahubwo ikiriho gahunda ya leta ni ubwuzuzanye. Kuzuzanya bivuze iki? Hari imyaka yatambutse wasaga umugabo akandamiza umugore, ugasanga hari imirimo imwe n'imwe yahariwe umugore indi yahariwe umugabo. Niyo mpamvu bajya baca n'umugani ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro. Bivuze ngo umugore nta jambo agomba kugira mu rugo. Ni ukuvuga ngo ubundi iyi politiki y'ubwuzuzanye cyangwa y'uburinganire mu rugo ku mugabo n'umugore kuzuzanya yaciye akavuyo ko gukandamiza abagore mu rugo. Reka twumvikane, uri umusore ubi wawe muri ghetto, ninde ugutekera? Ntawe uritekera. Kuki se niba wubatse urugo utakwitekera? Ni ikihe cyerekana ko niba ushatse umugore aje kumupagasa aho ngaho? Ntabwo ushatse umugore ntabwo ari umukozi. Iyo ushaka umukozi ntiwe gushaka uwo nguwo. Ariko nanone turareba ku nshingano, nanone hari inshingano umugore aba afite. Izihe? Hari inshingano z'umugore nazo, ibyo nawe wiyobye wadukurikiye, nta nshingano z'umugore. Ese hari igihugu nka Amerika nta mugore nta mugabo, unuvuga ngo mwese mukora imirimo. Ubundi ikintu utakora ni iki? Wateka, waritekeraga, wateka, wasasa uburiri, wakoza abana, wajyana abana kwa muganga. Ubwuzuzanye sibyo? Buriya mushobora no kumvikana. Kuzuzanya ni iki? Mushobora no kumvikana ukavuga ati twebwe hano mu rugo wowe uzaza ukora ibi nanjye zankora ibi, mukabyumvikanaho, nabyo byashoboka. Uba udahari n'ibyakorwa byakorwa. Bivuze iki rero ubwuzuzanye? Nuko njyewe nintaha nkagera mu rugo mvuye mu kazi ngasanga umudamu aratetse, why not ntakoza abana ateke, hanyuma ajya no koza abana kandi ndi kuri televiziyo ngaramye. Igihari hari abantu bafite imyumvire bumva ko niyo umugabo ntabwo nakoza umwana kameme. Si wowe se ni uwande uwo mwana wakoza ni uwande. Sinasasa uburiri umugore, ibyo akabiharira umugore. Uwanze kuza ninde uraburyamamo? Si uraburyamamo? Nuvuga ngo ugomba kuvuga uti niba umudamu wanjye arimo ategura amafunguro ngomba koza abana ko barananiwe wenda bagiye kuryama. Niba wenda umudamu arimo arasasa ndakoresha homework abana. Niba umugabo wenda uturaporo tw'akazi kuba afite akazi arimo arakora, reka umugore bakora ibi ngibi, nibwo bwuzuzanye. Niyo mpamvu divorce zibaho akenshi, ingo nyinshi zinaniwe kumvikana, kandi urugo rubashyira ku bintu navuga bigira nko muri bine: kubahana, kumvikana, kubwizanya ukuri, no gushyira hamwe. Nibyo navuga, kuko buriya umugabo iyo akunze umugore n'umugore akaganduka, ibi byose byubakiye mu rugo. Urugo rumeze rutyo niho biri rugereranye n'ijuru rito. Hanyuma Mutaba, nk'umuntu w'impuguke kandi w'umusesenguzi, ni izihe ngaruka ubona divorce itera, yaba mu muryango ndetse no ku gihugu muri rusange cyangwa se sosiyete? Ndabivuga mu buryo bugera nko muri butatu. Hari ingaruka psychologique ku mitekerereze, hari ingaruka kuri finance ku muryango, hakaba n'ingaruka muri sosiyete. Nimba ku ngaruka ku mitekerereze ubwabyo, iyo umugabo n'umugore mufite wenda urugero abana batatu, ejo mugatandukana bakajya ku ruhande rumwe, either ku mugabo or ku mugore, ba bana umuntu ubarera atangira kubangisha umubyeyi utabarera. Kwangisha umubyeyi ko ni kabi cyane. Abana bakura basanga umwana akuze yanga se cyangwa nyina. Rimwe na rimwe asanga niyo habaye n'ibirori by'ubukwe, umwana agiye gutumira umubyeyi we, kuko umubyeyi umufite yamwangishije mugenzi we ku buryo avuga ati buriya niwe ateye ibi ngibi, niwe wagize gutya, niwe wagize bura. Bikaba batumye guduce nabi. Noneho umwana arimo urana ku ishuri, abana biga
hari igihe buzuye imyirondoro bakabaza ufite so ninde akagira ipfunwe ryo kumuvuga ubwabyo kubera ko ntatamufite kubera ko nyina yamumwangishije nyina cyangwa se umwe mu bamurera yamumwangishije bigatuma ubwo ni uburyo psychologique umwana mu mutwe arangirika. Icya kabiri mu buryo psychologique umugore wakoze divorce hari ukuntu societe imufata nkaho atari umugore cyangwa se umugabo wakoze divorce leta ntimufate nk'umugabo ushoboye yatabitezo oya sonde wakoze divorce uravugize ko rwo nakunaniye kandi ntuzi neza niba ari we wabiteye. Iyo ni ingaruka yo mu mutekerereze. Hanyuma tujye kuri economy finance. Kuri finance uri umusore urihirinze wubatse inzu umugore araje murabanye muguze inka cyangwa se muguze akarima murabyaye ejo mwubatse imyaka 15 20 ngo ba mugabanyemo kabiri bivuze ngo urasenyutse kuko kera hari umugani twize kwiga umusaza ngo nabuzukuru be yafashe agiye gupfa yafashe inkoni arazihambiranya ari 3 aziha abana bari abasore rwose ati muzivune umwe aragerageza ashyira ku ivi biranga ashyira ku ivi biranga n'undi bose birabarangije umusaza ati se muze wowe wazivuna atereka mbere umusaza arafata za nkoni umwe arayihambura arayivuna indi arayihambura arayivuna indi arayihambura arayivuna ati bana banjye ntibona ko nzose nzivunnye bivuze ko nimushyira hamwe ntawe uzabameneramo ariko nimwitatanya muzagira abanzi benshi no mu rugo rero iyo urugo rudashyize hamwe mukitandukanya ni nawe iyo divorce iva urugo rwakabaye kurushyira hamwe rukaba in touch rukubaka ipfundo nawe mubiri bivuga ngo ubu ngubu mubaye umubiri umwe kuba umubiri umwe bivuze iki nuvuga ngo niba umubiri w'umuntu urabona ukuntu wubatse abadukurikiye barabibona mu buryo buri biologique niba iyo umuntu asitaye sinoro sitaye ubwo kuki ubimenya kuki ukuboko kujya kuzana ibyatsi ngo hano hantu hafate kuki uvuga ngo jya kwa muganga kuki amaguru yirukanka uvuga ngo umubiri urakorera hamwe ni nk'ikipe urakorera hamwe ariko mu rugo mudakoreye hamwe naho divorce ziba. Tujye kungaruka ubwo mvuze ku ngaruka psychologique imitekerereze ku bukungu economy reka mvuye kuri societe. Wowe n'umukobwa mwarahuye mutumira imiryango yombi mutumira abantu barabatwerera batahira ubukwe nyuma y'ukwezi amezi 2 amezi 3 mumbeshe muratandukanye ubwabyo nabo nka mwabakinishije nabo ubwabyo ubukwe bwanyu bwabutashywe n'inshuti zanyu ejo za nshuti murazitakaje bazasura nde babashyikiye nk'umuryango ugiye kuba ku rugo muratandukanye bazasura nde uri hehe ejo ngiye batumira ngo dufite ubundi bupfu ntabwo ari byo rero Mutabazi nk'abagana ku musozo w'ikiganiro hanyuma tujye kurebera hamwe ni ihe nama cyangwa se ni iki cyakorwa kugira ngo byibuze izi divorce zigabanuke cyangwa se wenda hagati nk'imiryango cyangwa se n'igihugu muri rusange ni iki ubona wenda n'abadukurikiye bazagenda batubwira muri comment batubwira ati hakorwa iki namwe muzatubwire muri comment wowe nk'impuguke ubona ari iki cyabaho kugira ngo ibi bintu bigabanuke kuko biri ku rwego rukabije kandi biri kugenda bifata indi ntera. Exactement. Ikintu cyambe cyakorwa twareba urugo Imana ire mu rugo sinigishe ijambo ry'Imana Bibiliya ariko buriya dufate nk'imodoka ya Benz Mercedes cyangwa Hyundai cyangwa Kia Sorento iyo igize ikibazo kujya mu matekinisiye bose ikabananira mushaka wayikoza ari we muhindi n'urugo rero mwiremwa ryarwo ni Imana yaruremye niba mubona ibintu byanzi mwiyegereza Imana musenge Imana ibubakire ibintu rero ntabwo abantu bose ubabwira ngo bajye kubabara navuze ibyo nibitabaho imiryango ubundi cyari ikibazo cyavukaga imiryango yaricaraga igaterana ikaganira bakabicoca aho ngaho uko bati wowe tuza wowe gira gutya urimo urarengera imiryango bakongera basubira ku isoko ariko ikibazo cy'iyi minsi n'abantu usanga wenda kubera amateka y'igihugu n'abadafite iyo miryango ariko nibura bafite abaturanyi bafite inshuti ushobora kureba n'inshuti y'umuryango hari abantu nabonye muri minsi ngo bita inshuti z'imiryango mu baturage ahubwo igitangaje nuko usanga ntacyo zikora kuko usanga ku musozi umugore n'umugore bicanye cyangwa bakoze divorce nyamara baba ku musozi ntabwo ugize abegera ngo bati nyamara wowe urarengera kandi ibyo bintu bibera muri societe nyarwanda rero abantu bagasubiye ku muco kabiri
abantu bakagiranye inama zubaka urugo, zubaka umuryango, kugira ngo umuntu aze kugusenya cyangwa kugira inama yo gusenya bakakubwira ati ubaka bigenda gutya. Jewe nanone nkanjye igitekerezo wenda nanjye nakongeraho ku bijyanye na wenda n'ikintu cyakorwa. Urabona hari abitwa ba pare na ba marene, aba ni abantu baba bahagarariye cyangwa se bameze nk'aho babyaye muri batisimu abo bantu bashingiwe cyangwa se bagiye kubana. Aho winyobye abantu b'iyi minsi ba pare na marene akenshi usanga ari ab'amafoto, cyangwa usanga ufashe akantu k'agasore bya Miss Rwanda bita photogenic karyoshye ifoto, ubwabyo ntiyubatse urugo, ubwo birahita birangirira ntazagaruka, ntarakugira n'inama kuko nawe nta rugo afite, ntiyubatse. Kubera iki? Impamvu bakora biriya baba bahisha ba basaza wenda ba pare babo kuba bahisha batijwe bakiri abana, dekara gasaza n'inkazana bari bunseke. Bityo bashaka umuntu ugaragara neza photogenic. Narumiwe no muri iyi minsi n'abakodesha akamwishyura ngo ngwino mbere pare cyangwa ni ku ishuri wasangaga bakubwira ngo ujya kuzana umubyeyi, bagutumye umubyeyi uzaze bakuregerete umwana wawe yaratunaniye, ukagenda ugakodesha umubyeyi hirya hari akaza akabyumva yarangiza agahita yigendera, n'ubu nta nama kugira. Ubundi se uwo pare wishyura amafaranga kubera pare na marene inama yakugiriye, nusangira bati nyishyura nyishyura nza kugira inama, kuko aho ngo ameze nk'umucancuro. Reka nkwereke ikindi mbona nk'ababyeyi n'ubundi b'abana baturukamo nabo bakabaye bababa hafi, kubera ko urabona urugo baba bagiye kubaka, wego pe urugo ntabwo ari paradizo nanone, kuko ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Nanone ya miryango baturukamo cyangwa se na za nshuti bakwiye gusurwa bakababa hafi, niba hari bakamenya n'ibibazo bafite mu miryango. Ikibazo cy'iyi minsi abantu baba bashaka kuvuga ngo bashaka kwigira abanyamwigendaho, ntidushaka ko runaka bamenya ibyacu, abandi batera impfu nyinshi muri iyi minsi, ntidushaka ko bamenya uko tubayeho n'iki, ariko nyamara buriya umuryango tumenye ngo kwa runaka nyamara harimo amakimbirane, mukabegera mukabagana mukabagira inama, ikibazo mufite mukabagira inama nk'ababyeyi, mukabahanura. Numva icyo kintu nacyo cyagabanya ibyo bintu. Baca umugani ngo ibisangiye imizi bisangira no kuma. Ntabwo niba mwarubatse urugo mufite intego mwakabaye kuba n'ibibazo mugiranye mubikemura. Ubundi perezida wa repubulika avuze ijambo ryiza, ni gute abantu babiri bananirwa kumvikana, abantu babiri bananirwa kumvikana, so ni ikibazo. Rero reka dushimire bakurikira Inguni Zose TV na Bosco Inside TV, aho mukura amakuru acukumbuye n'ubusesenguzi bwimbitse. Twebe ku Nguni Zose TV twe tutumira n'abafite impano, abafite inkuru zisekeje cyangwa se inkuru zirimo ubwenge, dutumira abahanzi, dutumira abakinnyi ba filime. Ni karibu, tubahaye ikaze. Hanyuma rero reka wowe utarakora subscribe yaba kuri Inguni Zose TV yaba kuri Bosco Inside TV ukandeho, ni akantu koroshye cyane, ni gutwaye iki, uraza ukareba ikiganiro warangiza ukagenda udakanze, niba utarakazogera ukanzeho rimwe biba bihagije. Ariko kuza ukareba ikiganiro gusa ukigendera, ugasanga umuntu afite views, ugasanga abantu barebye ikiganiro ni nk'igihumbi, ariko ugasanga subscribe ni 200. Nyabona niba utarakoze subscribe yikandeho, ukande no kazogera, igihe cyose dushyizeho ikiganiro uhita ukibona ukadukurikirana. Ibyacu nakagaruka, ciao ciao, murakoze.